Nk'uko muri kuhabona niho hashyinguwe Cyusa Alphonse wari wamaze kwicwa n'umukecuru Beretrida uri mu kigero cy'imyaka iri hejuru ya 50. Umwana washyinguwe ejo ku isaha y'isa 9 z'umugoroba aherekezwa mu cyubahiro, umubiri we uzanwa kuruhukira ahangaha. Aha duhagaze kandi hari abaturage barimo n'umubyeyi wa nyakwigendera. Ahangaha hari umuzukuru wanjye Cyusa Alphonse. Byagenze gute se mukecuru? Uko byagenze twari twagiye ahantu aho twari turi mu itsinda ry'ahantu tuba turi mu cyumweru, iyo kumva numva umugore we hariya hirya arampamagaye ati mutabare, ati umwana wanyu baramwishe. Twaraje tugeze mu rugo duhura n'abantu bamutwaye mu maboko, ariko mbona umwana yarangije, ndi umuntu mukuru. Ubwo nibwo twagiye kwa muganga, tumaze kumugeraho ntabwo yari yabatije, ntabwo bari babatije, tujya kuzana amaseri turamubatiza. Tumaze kumubatiza dore ko bazana ambulance bamujyana mu kanya gato duhamagara ku mwana arapfuye. Mwabatije umurambo cyangwa mubatije? Twamubatije agihumeka, niko tubikora twebwe mu kiliziya cyacu biratwemerera. Ndi urugo rwa Bugesera na Beretrida byari bituranye, kuko ahangaha niho kwa Bugesera ari naho hiciwe uyu mwana Cyusa, mu gihe kwa Beretrida naho ari kuri rugo. Tubibaza muri metero, nta metero 50 zirimo. Uyu Beretrida ngo yarasanzwe ari umuturanyi mwiza ndetse banabanye neza. Nyasengimana Beretrida yishe umwana kwa kamarade. Ubwo naje niruka sanga abaturage bafashe Beretrida, sanga n'umwana aryamye hasi hariya mu rutoki hirya hariya. Ubwo twabuze moto, ariko dukoresha imbaraga zacu duterura umwana vuba kwa muganga, ariko n'uwakoze ibyo twese tumuzamukana tumugiza kuri daso. Dasira mwakira, bafata imyirondoro ye, umwana abaganga bose bamukurikirana. Bahise bamagara ambulance iramujyana, ariko ageze mu bitaro ngo ahita yitaba Imana. Ngewe umwana naraje niruka nsanga aryamye hano umutwe ureba ruguru, ninjye wahise umuhindura ndamuterura, ninjye wamuryamye harangira muhereza abandi bahise bamufasha ubufasha bwo kumujyana kwa muganga. Naramubwiye ati ibi ni ibyo ukoze, kubera ko nari maze kugera ku mwana, ibi ni ibyo ukoze. Nanjye ubwo yahubiriye ashaka kuyinkubita, ubwo yarashatse kugukubita nahise manuka hano, yego muruza abantu ati muntabare muzehe papa umbyara n'abafundi bari bari kumwe baje biruka. Yego genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza aho uherereye hose mu bice byose bigize igihugu cyacu. Wowe uri mu majyepfo nizere ko umeze neza, wowe uri mu majyaruguru ndetse nawe uri iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali kandi nawe uri muri Afrika muri rusange, ndetse nawe uri mu ntara yacu ya 6 y'aba diaspora. Imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho inyuma ya kamera ni Chobi, nkuko tuwe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye. Wewe wakanze subscribe kuri Inside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV, ni iby'agaciro kuba warabikoze, kandi nawe utarabikora nicyo gihengu kandi sub tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu, ujye ubona notification igihe cyose uko dusohoye ikiganiro. Ahangaha turi mu karere ka Bugesera, ni mu mudugudu wa Gakurazo, akagari ka Musenyi, umurenge wa Musenyi, akarere ko ni Bugesera. Ni inkuru yatuzinduye, ni inkuru yabaye ku munsi wo ku cyumweru, ibabaje cyane, itangaje ariko irababaje cyane, kuko mu baturage tuza kuganira ahangaha barakubwira uko inkuru yagenze, ukumva ko ni ibintu bibabaje cyane. N'umumama wafashe umwana w'imyaka 4
amusanga aho yari yibereye, amukubita amasuka 3, yaba iyo mu gice kimwe cyo mu hano mu musaya, ndetse amukubita iyo mu gihorihori no mu wundi musaya. N'umwana witwa Cyusa Alphonse w'imyaka 4, aho ku cyumweru papa we bita Karabayinga Bugesera yaravuye mu rugo ahangaha duhagaze agemurira umugore we wari uri kwa muganga. Mu gihe yari akigemura umubyeyi utuye mwino karitsiye bita Nyirasengimana Beretirida ahita aza mu urwo rugo azanye ngo isuka y'umujyojyo ikiri shyashya. Ahangaha ngeze niho yasanze umwana Cyusa Alphonse yarari ari kumwe n'umuvandimwe we, garamufata aramuhagurutsa amurambika aha muri kubona neza, murabona ko niho yamukubitiye isuka n'amaraso aracyahari. Amukubita isuka nk'uko nabibabwiye mu bice 3 byo mu mutwe, yaba mu musaya umwe arahindura akubita no mu wundi musaya, aza no gukubita mu gihorihori, ubundi arangije yigira imbere. Aho ngaho ngire ngo Cobi arahabereka aha muri iki gisambu, afata yasuka, afata isuka yarafite aho abo mama mubona bahagaze, yavuye ahangaha yari amaze kumwicira, ajya mu icyo gisambu afata isuka ye arayihanagura nk'uvuye ku mubyizi, kuko tuzi ko abantu benshi iyo umuntu avuye mu murima isuka arayifata akayihanagura. Ubwo turi buze kwibaza, ese uyu mudamu isuka yarahanaguye, ubwo ngubwo umubyizi we yarawushoje. Rero reka tuze kuganira n'abaturage ahangaha batubwiye. Uriya mu mama mubona hariya niwe ngo wamusanze ari guhanagura isuka muri iki gisambu, aramubwira ati ibukoze nibikireka tuze kuganira kandi tuze gukomeza kubana mwese. Yitwa Nkurunziza Emmanuel, dunyoboye ni Gakurazo, Kagari ka Musenyi, Umurenge wa Musenyi. Ku cyumweru masaha 8 arengaho mvise telefone isona ndi mu rugo ko Nyirasengimana Beretirida yishe umwana kwa kamarade. Ubwo naje niruka sanga abaturage bafashe Beretirida, sanga n'umwana aryamye hasi hariya mu rutoki hirya hariya. Ubwo twabuze moto ariko dukoresha imbaraga zacu dutera umwana vuba kwa muganga, ariko n'uwakoze ibyo twese tumuzamukana tumugiza kuri daso. Dasira mwakira, bafata imyirondoro ye, umwana baganga wese bamukurikirana. Bahise bamagara ambulance iramujyana, ariko ageze mu bitaro ngo ahita yitaba Imana. Beretirida rero yakomeje kuba mu maboko ya daso, ariko ribu yaje kumutwara, ubu ari mu maboko ya ribu. Ubu niho ari. Beretirida rero n'umuturage wari usanzwe yitwara ati? Beretirida mu buhamya bwe yari umubyeyi mwiza mu mudugudu, nta kintu kibimuziho, nta mpaka nta magarara nta manza yagiraga, yari umujyanama mwiza mu mudugudu nta kibazo. Ubu bwicanyi yakoze rero mugakeka ko byaturutse kuki? Mbo yaramaze igihe kitari gitoya ari mu nzu arwaye, ko nanjye nigeze kuhagera. Ubona ari umuntu uko washizemo no kumubiri bireba ko yananutse. Avuga ati ko ngiye gupfa abana banjye se bazamera bate. Ariko musanze amaze gukora icyo gikorwa, baturage bamufashe, nanjye maze kumufata kugira tumugeze mu butabera. Namaje ibintu ukoze nibi, cyangwa ati shitani ambwiye kujya kwica. Ibyo jambo yambwiye. Uko wamusanze koko yarafite hari byagaragaraga ko ari ukoze icyaha? Mbo yarakana amaso cyane ku buryo ubona ko akoze icyaha, ubona areba ko umuntu ukoze ikintu kibi. Mbo tunamufata tuzamuka, yarafite imbaraga nyinshi kuburyo twatekereza ko natwe munza ashaka kuduhinduka, wenda akaba yatuvurunga. Ibi bisiga somo ki ku babyeyi? Mbo isomo bidusigiye nuko buri wese ashaka gutungurwa n'ibintu utamenya, akaba yakora ibara nk'iryo ngiryo. Abantu bose tugomba kuba maso, buri wese akabijije rya mugenzi we. Papa, nk'umuyobozi w'ahangaha,
mu mategeko y'igihugu cyacu ndetse n'ubuyobozi bwagiye bushyiraho hari insengero nyinshi zafunzwe ariko mwebwe mukagira muti Beretirida yari afite urusengero mu rugo rwe rwazaga gusengeramo abaturage benshi nkamwe nk'ubuyobozi mwabikoze wiki ese urwo rusengero rwari rwujuje ibyangombwa n'urusengero rwari rumeze rute? Beretirida yari afite idini asengeramo numva ko ari Cyarubazi mu kagari ka Gicaca ubundi bakajya ngo bita Ikavu mu kagari n'undi ka Gicaca ariko aho insengero zifungiwe twarwanaga n'ibyo bintu habajyaga mu mashyamba twaranaga nabo ko bitemewe ariko nabo bazaga bihishe ku buryo tutapfa kumenya amakuru. Yego. Hanyuma rero nk'umuyobozi kuko hari abantu bajyaga baza gusengera mu rugo rwe ayo makuru yumvikanaga ariko tukarwana byo ndetse n'abashinzwe umutekano nka nijoro nk'abanyerondo ariko nabo bazaga bihishe ndetse bacunga ko hari umuntu ushobora kubabona bazaga bihishe. Uyu Beretirida yari umubyeyi w'abana bangahe kuri ubu mu rugo rwe hasigaye? Hari abakobwa ni 3 umuhungu umwe n'abakobwa 2. Nta mugabo yari afite? Ya ntawe yarapfuye. Makuru dufite agiye Bugande twumva ko yaguyeyo. Katugushimire. Murakoze cyane. Ngewe umwana naraje niruka nsanga aryamye hano umutwe ureba ruguru. Ninjye wahise umuhindura ndamuterura ninjye wamujyanye mugeza harahiga muhereza abandi bahise bamufasha ubufasha bwo kumujyana kwa muganga. Urakoze uratubwira ku mazina unatubwira ugera aha ngaha ibyo wabonye. Nitwa Hakizimana Eric mvuka mu mudugudu wa Gakurasi umurenge akagari ka Musenyi umurenge wa Musenyi. Byari sangahe? Byari saa 8:00 igera nko muri 40. Nari ndi hara mu rugo kwa muzehe. Uyu mumama bita Godansi yaje yiruka aradutabaza avuga ati Beretirida yishe umwana kamarade. Ngewe nagize ngo amukubise ikintu wenda umwana ajya muri koma nahise yahise akomeza agenda mpita nanjye nza niruka kubera ko yakomeje agenda abwira n'abandi mpita nza niruka mubirana nawe yaraje n'ubundi yiruka ari kumugenda kuri uyu muntu ndamubaza ati ibi ni ibiki arambwira ati ni ibiki ahubwo uwo mumama nyine Beretirida ni ibiki bikubayeho ibi ni ibiki ukoze ubwo nahise mutanga nza niruka ku mwana aho yarari kugira ngo ndebe ko wenda hari ubundi bufasha namuha. Mubisikaniye he Beretirida? Aha mu muhanda. Yego. Mu muhanda. Ndebe ko wenda umwana hari kuba amukubise ikintu akajya mu nuza muri koma nza ngo niruke mutange muho ubufasha bwo kuba namuhungeza ndebe ko hari icyo nagira nsanga umwana n'ubundi ari mu nzira y'amarembera umutwe wari wamenaguritse. Mu kumubona twahubiranye n'ubundi ari nkaho ntago namubonye ngo amukubita ariko yari afite isuka ino suka nini. Yego. N'isuka yari iriho amaraso ku gifunga. Uratubwiye ngo wahuye na Beretirida ari kwirukanka kuri Godasi ese uko bimbwiye neza mwahuriye mu muhanda? Twahuriye mu munoza mwibi biti ni mwibi biti twahuriye kubera ko yaravuye ku uyu mwana. Yego. Yabirangije n'ubundi ndwana mufata. Yego. Umwana ngo ndebe ko hari icyo twamufasha ariko akomeza kurwana n'umutima tureba uko twabona moto nayo iturangaraho ariko dukoresha uburyo ki abantu bahise bamwihutana kwa muganga baduha ubufasha ariko nabyo mu bushobozi baba bafite nyine bahise bamutarafisifera twumva amakuru ko yageze Nyamata n'ubundi ahuye n'umuganga nibwo ngo yarangiye. Yego. Nkushubije inyuma gatoya nkawe nk'umugabo
wari uhageze nibyo koko umugabo ngo aba yararemanywe akabaraga kandi imbaraga zacu z'abagabo ziba ziruta iz'abamama ni nayo mpamvu Godase yatubwiye ko we yahageze akabona ntacyo yakora kuri Beretirida akaza kugutabaza nkawe nk'umugabo uhura na Beretirida Godase mumaze kubonana wabonaga asa akurikiye Godase ashaka umwataka cyangwa byari bimeze bite? Urebye muri make ukuntu bimeze ukuntu yari ameze ntago yari we yari yahindutse kubera ko naramubwiye ati ibi ni ibyo ukoze kubera ko nari maze kugera ku mwana ibi ni ibyo ukoze nanjye ubwo yahubiriye ashaka kuyinkubita ubwo yari ashatse kugukubita nahise manuka hano yego muruza abantu ati muntabare muzehe papa umbyara n'abafundi bari bari kumwe baje biruka yego baramufashe ubona ko nta zindi ari ibindi bintu bimurimo utamenya kubera ko yari amaze amezi agera muri 7 arwaye aba mu nzu yari adwaye yari amaze igihe rwose arwaye yego no kuba hari umwana habaga akunda kumuba ari aho ngaho amuhereza utuntu wenda akeneye iki yari amaze kumwohereza ati tahire ndumva norohewe muri make umwana wari umudwaje yari amaze kumwohereza yari amaze kumubwira ati tahire ndumva yamubwiye buri ati taha nta kibazo abahari bazaza bankurikirana wenda buriye yego nta mujinya mwagize ko mwakwihorera twebwe tuje nanjye hari ibyahise bimfata kubera ndi kureba uwo mwana ndamuterura ndeba urugero rwe ndeba nabo dufite ndavuga ati ibi bintu ukoze ni biki ubwo abantu bahise bahagera baramfasha bamwaka iyo suka kubera ko yari agikomeje gufata yasuka n'ubundi ariko bahise bayimwaka tubura ayo ducira nayo tumira kubera ko buri wese yahise atekereza uwo mwana ese ibi ni ibiki bibaye noneho wasanisha nuko yari amaze igihe arwaye ukumva siwe ni ibindi bintu byari bimurimo yageze kuri ribata ni mwamutwara twahise dukora uburyo tuzamukana uwo mwana bagenda banamuzamukanya Beretirida ngo yari amaze igihe kinini adwaye nkamwe nk'abaturanyi bo muri karitsiye mwari muziranye nibyo ntago mwareka kuba mwarashakishije amakuru umumenye ngo ese Beretirida yari yaradwaye iki mwumvise ko yari afite ubuhe burwayi nkanjye wabashije kumubona icyo nasaba wenda ubuyobozi ni ukuba imbaraga yari afite tuzi ukuntu abamurwazaga bamubyutsaga bakamwoza twasaba nk'ubuyobozi ko babanza bakamunyuza bakamusuzuma bakareba icyabiteye kubera ko hari abantu benshi bamurwazaga bajya kumufasha bakamwoza yari ageze ku kigero cyo kuba bamwoza yego baramwozaga tugasaba ko bamureba bakareba se ibintu byamuteye ni ibiki byo kuba yahaguruka mu rugo agambirije kwica twahise tuvuga ati wenda ni izindi mbaraga zimurimo kubera ko abamwozaga barahari ibihamya birahari by'abantu bamwozaga bajyaga kumwoza nabo byahise bibatungura ibintu byabaye twese mbega muri make twaguye koma y'ukuntu umuntu amaze amezi 7 aryamye agashiduka ajya guhohotera umuntu kubera ko imbaraga yari afite twebwe abagabo twahageze mbere ntago zari z'umuntu wari usanzwe arwaye rwose kubera ko yari afite izindi mbaraga wabonaga hari izindi mbaraga zimurimo kubera ko ntiyafataga n'isuka ariko mu gusohoka yava hanze ava mu nzu ajya hanze ni abantu bamurandataga ariko we mwahuye ari kwirukanka twahuye yiruka kurura isuka reka tugushimire kandi tukubwire gukomeza kwihangana ntacyo murakoze nk'uko muri kuhabona niho hashyinguwe Cyusa Alphonse wari wamaze kwicwa n'umukecuru Beretirida uri mu kigero cy'imyaka iri hejuru ya 50 ni umwana washyinguwe ejo
ku isaha y'isaa 9 z'umugoroba aherekezwa mu cyubahiro, umubiri we uzanwa kuruhukira ahangaha. Aha duhagaze kandi hari abaturage barimo n'umubyeyi wa nyakwigendera uraha, nabo mu marangamutima yabo baratubwira uko bakiriye iyi nkuru y'akababaro. Mama ngwino. Nk'uko twari tumaze kubibabwira, ahangaha niho haruhukiye umubiri wa Cyusa Alphonse w'imyaka 4 wapfuye ku cyumweru ku isaha y'isaa 8. Aha tugeze nk'uko abaturage bahatugaragarije, na cyane ko muri uyu murenge ngo nta rimbi ryo gushyinguramo rihari, cyane ko bashyingura mu ngo. Turimo turaganira n'abaturage. Umukecuru mwihangane kandi mukomere, hano hari inde byagenze gute? Ahangaha hari umwuzukuru wanjye Cyusa Alphonse. Byagenze gute se mukecuru? Uko byagenze, twari twagiye ahantu aho twari turi mu itsinda ry'ahantu tuba turi mu cyumweru, iyo kumva numva umugore we hariya hirya arampamagaye ati mutabare, ati umwana wanyu baramwishe. Ubwo naraje, abana kuko nari nabasize mu rugo, niho bari kuva mu gitondo ariho bari. Isengo yari yagiye gupagasa kugira ngo ashake icyo kugemurira umugore we, yagiye kwishyuza amafaranga ye. Ubwo ngo yaraje, abana bamubonye bamwumaho baraza, arabemerera, araza ashaka ingemu. Agiye ubwo nayo mvuye aho narindi ndamubona agiye kura atagise ntivayo, ati ni ibiki? Nticyusa ngo arapfuye. Ati rekada, ati Cyusa arapfuye? Ngo Cyusa arapfuye. Ati sishwe n'iki? Bamwe ngo Beretirida ngo aramwishe. Ya Beretirida rero ubwo twahize tuza twirukanka, azajya afite igishyika cyinshi, nanjye ngo ndatite bamwirukaho, nyamuneka ntukore ibara, niba yapfuye ubwo yapfuye nta kundi. Ubwo twaraje tugeze mu rugo duhura n'abantu bamutwaye mu maboko, ariko mbona umwana yarangije, ndi umuntu mukuru. Ubwo nibwo twagiye kwa muganga, tumaze kumugeraho ntabwo yari yabatije, ntabwo bari babatije. Tujya kuzana amaseri turamubatiza. Tumaze kumubatiza ko bazana ambulance baramujyana, mu kanya gato duhamagara ku mwana arapfuye. Mwabatije umurambo cyangwa mubatije? Twamubatije agihumeka, niko tubikora twebwe mu kiliziya cyacu, biratwemerera. Murasaba iki ku muntu wakoze ibikorwa nk'ibi ngibi by'amarorerwa? Ubundi rero nuko gusa itegeko ridahari ry'igihugu, uyu muntu nta cyo tumusabira, turamusabira no kugira ngo ababazwe nk'uko babaje umuziranenge. Nk'uko mubibona kandi urugo rwa Bugesera na Beretirida byari bituranye, kuko ahangaha niho kwa Bugesera ari naho hiciwe uyu mwana Cyusa, mu gihe kwa Beretirida naho ari kuri rugo. Tubibaze muri metero, nta metero 50 zirimo. Uyu Beretirida ngo yarasanzwe ari umuturanyi mwiza, ndetse banabanye neza, yewe ngo nta n'ingeso mbi zamurangwagaho. Gusa abaturage baje gutungurwa n'uburyo yakoze igikorwa kibi nk'iki ngiki. Uyu Beretirida kandi mu bana 3 afite umuhungu umwe ndetse n'abakobwa 2, bose ngo barashatse. Gusa nk'uko muhabona harakinze, bose bafite ipfunwe ry'ibyakozwe na mama wabo, cyane ko nabo ngo batunguwe kandi bakanatangazwa n'ibikorwa nk'ibi ngibi, ibyatumye bose biheza. Gusa mu mvugo z'abaturage ziganjemo umujinya, hanarimo ko ngo iyo umubyeyi wo muri urugo aza gusanga uyu mwana we akiri ahangaha wahitanywe na Beretirida, nawe ko yashoboraga kuba yakihorera.